ubwiru bwahishwe abanyarwanda. Rwanda twahawe niyaduhanze kumera, nubwo satani yakugeragereje wibizira. Banyarwandakazi, kuri uyu wa 29 Ukuboza umwaka wa 2025 turabapfundurira agaseke ku bwiru bwahishwe ku butegetsi bw'u Rwanda, uko ingoma zagiye zisimburana kugeza ubu, kuva ku ngoma ya cyami, iya Repubulika ya mbere, iya Repubulika ya kabiri ndetse n'iya Repubulika ya gatatu. Burahishuwe kuko ari igihe cyabwo. Buri munyarwanda wese agomba kubitega amatwi, n'utarigishijwe azabisobanukirwa. Ibyo amatwi atigeze kumva, amaso ntabirebe. Ibyo ni iby'Imana yateguriye abanyarwanda kugira ngo umwuzuro w'uwo mwuzuro ushyirwe mu bikorwa. Jakongera kigashibuka, kigatora bundi bushya. Bwa mbere mu mateka y'abanyarwanda hapfunduwe ipfundo ryari rizingiyemo imivumo y'abanyarwanda. Munyarwandakazi, hari icyo waba uzi ku Rwanda? Imana ikuzaniye umwuzuro. Bahamagawe nk'abandi baritaba. Tuzaba turi kumwe n'umukozi w'Imana wabihishuriwe, akaba yemerewe kubitangaza kuko ari cyo cyaburaga. Bagirwa abasoda bahishuwe. Ni kuri uyu wa mbere tariki 29 Ukuboza 2025 ku muyoboro w'abahishuwe b'ububyutse, saa 3 z'umugoroba i Burayi na saa 4 mu biyaga bigari. Byari ibinyejana byinshi Satani ahinduye u Rwanda nk'icumbi rye, ntibigikomeje ukundi Yesu Kristo arugize igicumbi cye. Ntawe uzabyiyitirira, ni Yesu uhinduye u Rwanda igicumbi cye. Satani yari yaratwibye igihugu, atwiba ubunyarwanda kugeza ubwo abene igihugu biyibutsa ko ari abanyarwanda. Rwanda wararibaswe, ugeragerezwaho ibizira byose. Iyo bitaba kubw'umugambi w'Uwiteka, Rwanda ubutakibukwa. Ariko humura, igihe cyawe kiraje. Ntibigikomeje ukundi Yesu Kristo arugize igicumbi cye. Ntawe uzabyiyitirira, ni Yesu uhinduye u Rwanda igicumbi cye. Rwanda, umurage mushya utegura amateka mashya.